Wari uzi ko hari amakode umuntu ashobora gushyira muri telefoni yawe akajya kwiba amakuru agiye atandukanye? Urugero nk'ibyo wohererezanya n'undi, SMS ndetse n'ibindi. Urugero, turaza no kureba bimwe mu bintu abantu bakoresha amakode agiye atandukanye ushobora gushyira muri telefoni y'umuntu. Hanyuma ku mpera ya video uraza kureba uburyo wamenya ayo makuru uko atangwa cyangwa niko wabifunga. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda share, ugakora no kukazogera kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Ntucikwe rero, urebe ino video by step irindi rangira hanyuma y'aka publicity. Kode ya mbere ni akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 729 urwego 7 akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ushyira muri telefoni yawe, hanyuma uhita ubona hasi akantu kameze nk'injangwe. Iyo kode iyo uyemejemo, iyo umuntu aguhamagaye hazamo akaguru k'ipusi. Ku bantu bakunda ipusi rwose ni kode nziza cyane. Iyi kode ushobora kuyikoresha. Akanyenyeri urwego akanyenyeri 729 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Hanyuma kode ya kabiri ni akanyenyeri urwego 06 urwego. Iyi ni iyiguha email cyangwa ukaba wanayihakinga. Gusa iyi kode ishobora kwereka telefoni, ishobora gusohoka mu ruganda ikaba yakwereka email y'iyo telefoni. Gusa si byiza ko wayishyira nko kuri simukadi cyangwa n'ibindi, kuko birabujijwe, kuko umuntu ashobora kuba yagira yayihakinga. Ntukabibike muri telefoni yawe, kuko umuntu ashobora kuba yabihakinga uko yiboneye. Hanyuma kode ya gatatu ushobora gukuramo iyo kode akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 426 urwego akanyenyeri. Naho ushobora kuba wareba email ndetse n'ibindi. Hanyuma kode dusanga ku mwanya wa 4 ni akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 780 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ni kode iteye ubwoba, kuko iforomata telefoni yawe neza igasubira uko yari imeze. Tekereza kabiri rero mbere yo kubikora. Kode dusanga ku mwanya wa 5 ni akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 463 urwego akanyenyeri urwego. Iyi iguha amakuru atandukanye nka email, rezo uri gukoresha n'ibindi. Ku mwanya wa 6 tuhasanga akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi ni kode igufasha kumenyekanisha niba nta muntu ukumviriza cyangwa se wibwa amakuru. Ushobora kubikanda ukareba ko ntawe ukwiba amakuru, cyangwa se ukaba wanabihagarika. Turaza no kureba uko wabihagarika. Hanyuma kode dusanga ku mwanya wa 7 ni akanyenyeri urwego 62 urwego. Iyi nayo ni kode yakwereka umuntu ufite ubushobozi bwo kwiba cyangwa se gusubiza message zawe. Hanyuma ushobora gukanda kode urwego 002 urwego. Iyi ni kode yabikuramo ku buryo nta muntu wakumvira amakuru yawe yose. Usabwa no gukora subscribe ugakanda share. Igice cya kabiri ni kode yagufasha yaguha telefoni yawe yaguhuza telefoni yawe n'iyundi. Ku mwanya wa mbere ni akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero urwego. Iyi ni kode yafasha
iyi ni kode yaguhama igihe umuntu aguhamagaye nimero yawe washyizeho iba ishobora kumva ibyo urimo kuvuga ako kanya uko wabihagarika. Akanyenyeri 21 urwego, ariko telefoni yawe igakomeza kubibika ahantu runaka. Igice akanyenyeri urwego 21, iyi ni kode ituma wongera kwemeza ko ya nimero ishobora kujya ikwitabira kuva ikanumva ibyo uvuga. Iyo ni kode nziza cyane ku bantu baba bafite akazi muri company, ushobora nko kuba wayikanda igihe uhuze ukaba wagira. Hanyuma bikuramo n'akanyenyeri n'urwego 21 akanyenyeri. Iyi ni kode ituma ubivanamo burundu ku buryo noneho igihe baguhamagaye nta yindi nomero yumva ibyo uvuga. Iyo nayo ni kode nziza ku bantu baba badashaka kuba undi muntu yakumvira amabanga. Hanyuma ku mwanya wa kabiri tuhasanga akanyenyeri 61 akanyenyeri nimero urwego. Ni bush. Iyi ni kode ishobora umuntu ashobora kuguhamagara, undi muntu akaba yakwitabira, akaba yamubwira ko uhuze cyangwa se wongera kubonana, cyangwa se igihe utari mu kazi ukaba undi muntu mukorana mu kazi yakwitabira. Noneho akanyenyeri urwego 61 urwego, iyi ni kode yo guhagarika by'agateganyo, kuko za nimero wemeje hariho ahantu telefoni yawe yazibitse. Iyi ni kode nziza cyane, nayo ushobora kongera kubyemezamo kuko telefoni irakomeza kuzibika ahantu runaka. Hanyuma kubikuramo akanyenyeri 61 urwego, iyi ni kode ituma nimero wemejemo yongera kwitaba telefone zawe igihe utabashije kwitaba. Igihe utabashije kwitaba ushobora kujya za nimero wemejemo zishobora noneho kongera kujya zitabwa igihe utabashije kuboneka. Hanyuma kubikuramo n'urwego 61, iyi ni kode ibihagarika burundu igihe iyi ni kode ibihagarika burundu. Hanyuma ku mwanya wa gatatu tuhasanga akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero urwego. Iyi nayo ni kode ituma igihe uri kuyivugiraho hari undi wahita yitaba nimero yawe ibiguhamagaye. Iyi ni kode nziza cyane, igihe uri busy ushobora guhita witabirwa n'undi muntu. Hanyuma urwego 67 urwego, iyi ni kode ituma ibihagarika burundu by'agateganyo, ariko telefoni igakomeza kubibika za nimero wemejemo. Hanyuma akanyenyeri 67 urwego ni kode ituma wongera gusubiza ya nimero ububasha bwo kwitaba igihe wowe uri busy. Hanyuma urwego 67 urwego, iyi ni kode ushobora kubihagarika burundu, ukaba yabihagarika burundu ku buryo ushobora no kuba utakongera wa muntu atakongera kwitabirwa na nimero yawe, atakongera kumva amakuru yawe. Hanyuma ku mwanya wa kane tuhasanga akanyenyeri 62 akanyenyeri nimero urwego. Iyi ni kode ituma igihe baguhamagaye nticemo, noneho iyo wemejemo igahita yitaba. Iyi ni kode nziza cyane ku bantu bakunda kuba bari busy. Hanyuma urwego 61, iyi ni kode ituma ibihagarika by'agateganyo, ushobora kubihagarika by'agateganyo utabihagaritse burundu. Hanyuma akanyenyeri 62 urwego, iyi ni kode ituma wongera kubyemezamo muri telefoni yawe wari warabyemejemo mbere. Hanyuma urwego 62 urwego, iyi ni kode ituma ubihagarika mu gihe
cya burundu, ku buryo telefoni yawe nayo ihita isiba nimero wari ufite. Kabisa iyo ni kode nziza cyane. Iyo ni kode. Hanyuma kode ya 8 ni urwego 002 urwego, ihagarika ubwoko ubwo ari bwo bwose waba waremejemo bwa amakuru. Hanyuma niba wakunze iyi video kanda share, like, nkwibutsa ushobora no gukora subscribe, ukibuka no gukora kukazogera kugira ngo amakuru yose tubagezaho ajya bageraho by step 5 kuri 5. Sawa turabakunda cyane. Ciao.